Shalom shalom, tubahaye ikaze kuri Time to Know, aho twifashisha amagambo yoroheje ariko atuma umutima wacu utekereza neza. Uyu munsi ndakwibutsa ko guhisha ukuri bitakugira umwere. Inshuro nyinshi uzasanga abantu bahitamo guhisha ukuri kugira ngo bakomeze bagaragare nk'abere ndetse n'inyangamugayo kubo bakoreye amakosa. Ariko ndakwibutsa ko burya ukuri niyo waguhisha uti, kutajya guhinduka, kuko ukuri guhora ari ukuri, kandi uko byagenda kose ukuri kutajya guhunga igihe, kuko mu mutima wawe ukomeza ugutekerezaho buri munsi. Burya kuvuga ukuri bibabaza rimwe ku wakumvise, ariko ibinyoma byo bikababaza iteka ryose, ndetse kenshi gashoboka. Ndakwibutsa ko kuvuga ukuri ari kimwe mu bikorwa bisaba ubutwari, kandi ubwo butwari wagize bugatuma umutima wawe utekana, ukabaho mu rumuri kuruta kubaho mu mwijima wo guhora wumva gushobora kuzajya hanze. Njye nawe reka twibaze, ese wumva ari ukuhe kuri utinya kugaragaza, ariko kandi uramutse ukugaragaje cyangwa ukakuvuga ari byo byatuma umutima wawe uruhuka ukabona amahoro? Ukuri ntabwo ari imbaraga ku bantu babasha kuguhisha, ahubwo ni imbaraga ku watinyutse akaba inyangamugayo maze akakuvuga. Nawe tinyuka uyu munsi, niba hari ukuri uhishe mu mutima wawe igihe, maze ukuvuge, nibwo uzaba uruhutse kandi ubaye intwari. Gumana natwe kuri Time to Know, dukomeze gufatanya gusanasana. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.